mumeze mute ni Isaac ahangaha kwivuga ngingo TV. Nizere ko mumeze neza cyane. maze iminsi ntababwira nyine cyangwa se ntabigisha ibintu bijyanye na YouTube. Impamvu ntabwo ari ngewe, impamvu murabizi ko nari nariyemeje nyine kubigisha buri kimwe cyerekeranye na YouTube. Rero hari abamaze iminsi bambaza bati se Isaac twabigenza dute ko dushaka kugura cyangwa se ndimo kugura YouTube channel iri monetized ariko nyine n'ubundi bikantwara igihe kugira ngo ntangire ninjize. Ni ibiki nareberaho cyangwa se ni ibiki nakwitondera cyangwa se nacunganwa nabyo mbere yuko ngura YouTube channel? Ikintu cyonyine nababwira hagati aho ngaho ni ibintu bigeze muri 3 cyangwa se 4 ugomba kwitondera. Ariko icya mbere cy'ingenzi ugomba kwitondera kurusha ibindi ni ukumenya ko YouTube channel ugiye kugura niba iri monetized ariko iherekejwe n'icyo bita Google AdSense, cyangwa se yaba idafite Google AdSense ahubwo ikaba ifite byibura nshatse kuvuga niba byibura ifite Google AdSense itari yatangira kwinjiza cyangwa se itari yarenza threshold. Urabona kugira ngo YouTube iguhembe cyangwa se Google AdSense yohereza amafaranga yawe kuri konti nuko uba ugomba kuba warageze kuri threshold. Threshold ni amayero cyangwa se amadolari 70. Ni ukuvuga ngo iyo utari wageza kuri ayo mafaranga ubundi ntabwo uba wemerewe nyine ko ayo mafaranga ajya kuri konti, ategereza y'ukundi kwezi akaba ari bwo winjiza. Ikintu rero nshatse kubabwira hagati aho ngaho ni uko hari umuntu ugura YouTube channel iri monetized ariko bajya kuyimuhereza bakayimuhereza kwa kundi bakohereza brand account cyangwa se brand channel, bagahita bayishyira kuri email yawe. Email yawe ntabwo ibisanzwe ifite Google AdSense, ntabwo ibisanzwe ifite AdSense ku buryo yakwinjiza. Niba ufite AdSense yawe sava, ariko niba ntayo ufite ubizi neza ko ntayo ufite, ugomba kwitonda hagati aho ngaho kugira ngo utazahura n'ibibazo byo kuguma n'ubundi umeze nkaho channel waguze nyine ari y'abatangizi. Ugomba kwitondera ikintu cya mbere nyine ugomba kumenya niba channel ugiye kugura ifite AdSense. Icya kabiri ukamenya ko channel ugiye kugura, nababwiraga ngo ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ukumenya niba channel ugiye kugura nyine ifite ibyo bita Google AdSense. Icya kabiri ugomba gucunganwa nacyo ni uko channel ugiye kugura idafite ibyo bita copyright strikes cyangwa se ni copyright strikes nizo mbi cyane. Ariko habaho na copyright, habaho na guideline strikes. Urumva ibyo byose ni ibihano YouTube itanga kandi biba bifite ingaruka kuri monetization yawe. Iyo ugize strikes zingahe baragukupa bakagukuraho. Nzakora indi video ibivugaho n'uburyo nyine strikes ushobora kuzikuraho. Ariko hagati aho ngaho mujye mwitondera nyine niba ugiye kugura YouTube channel ubanze ucunganwe nuko koko niba iri monetized ugiye kuyitwara nawe muri kuriya kwezi nukora cyane ugahembwa. Nivuga ngingo TV murabizi ngeti Isaac Ishimwe. Ibintu nyine video nkizi ngizi nta handi wazisanga atari hano kwivuga ngingo TV. Muranyihanganira, ntabwo ndakora setup y'ahantu hashya nimukiye, ntabwo ndakora setup y'ibiki n'ibiki ku buryo nabahereza video zigiye zikurikiranye nyine nkuko nari nsanzwe nzibahereza. Ariko uko nshobojwe akanya mbonye nzajya mbahereza video. Ciao. Ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 078661555024.